Yes, what's up? Umeze mute bano wanje. Uyu munsi nagarutse ibintu ni fresh, ibintu no ruzungu cyane kuko tugiye kuganira bikaze byatari. Uyu munsi rero, ewana, ngiye kubabwira ibintu bikomeye cyane. Ni secret ngiye kubahiriza iki gitondo yo tuntu twinshi cyane. Mbafitiye utuntu tugiye muri dutatu dutwika turyoshye cyane muraza kudukunda. Uyu munsi ngiye kukubwira uburyo abagabo babayeho mu iminsi kabisa, uburyo mu iminsi abagabo bari gufilinga igikoma bya hatari. Noneho nyuma yaho itengwa n'uburyo abagore bamwe iminsi bafite umunezero yuko abagabo bari kubyibushywa n'igikoma ariko ibintu urumva bidakaze wana, ibintu birakaze. Noneho ndaza nkubwire n'uburyo Slay Queen zimeze yandi zagiye pakazigeze simubizi panda teremoka niko bimeze nyine, ndababwira iri uburyo bimeze kuko hari Slay imwe twavuganye tukirambwira hey bro and fresh sikoni yambwiye yambwiye uti ewana brother wewe witonde kabisa, njewe nk'iminsi birakaza ariko after this time njewe nzagwereza before and after y'ubuzima bw'abantu bwa Slay Queens bagiye batandukanye bari hirya no hino kandi bo muri Kigali, njewe abanduzi bari baryoshye kabisa ewana ngo ewana nzababwira neza ariko muzitonde namwe murabizi, nzabanoshiraho gake ariko ewana ni secret behind ngomba guceceka ukaryuma kugira ngo ibintu bizabashe kugenda fresh nk'uko tubyiteze. Nimutamvamo nzambahiriza amakuru aryoshye kandi ashyushye ngiye murabizi, ariko ninumva mwatagenda bla bla mwe mubivuga hano oya umuntu uje umubwira sasa vayo come to joining ni twege turi nka group turi collab nje namwe muri abantu banje ni mwebwe bantu mfite ni mwe dukorana mwebwe ngomba kubabwira everything secret yanje ni yanyu sivyo, ariko nta kindi ubwo wasanga uri kureba ino interview yacu utari wana kanda subscribe kugira ngo nindi iri next uzayibone ukanda subscribe ubundi tujya tubana every day. Murabizi mba ndi kugasumye mu gitondo mbahereza videos mbabwira ibintu bigiye bitandukanye, ndaza no kubabwira uburyo babakobwa banga gukora bizera abakobwa babanebwe batajya bakora, ariko mu iminsi babona ko ari staying home system ababyeyi bari mu rugo kabisa no kukubyutsa kareka rugakora n'ibyo kubyuka saa 5 ntago bikigezweho uno mubyeyi wana kukubyutsa ko ngo ni za danger saa moya igomba kuburangije imirimo yose abakobwa mu iminsi kabisa wana staying home. Izatwereka byinshi bigiye bitandukanye, zagenda dusobanurira byinshi tutagiye tumenya, ariko niko bimeze nyine. Nkubutsa ko gahunda ni stay home, iyo tuvuze stay home ntabwo tuba tuvuze ngo mutembere oya, stay home tuba tuvuze ngo guma mu rugo. Yes, guma mu rugo ukora imirimo yo mu rugo, ukorere siporo mu rugo, utwarire imodoka mu rugo, uzenguruka igipangu utere za rivansi ugaruke utware igare ryawe uzenguruka igipangu cyose, niko bimeze sibyo. Ko ino gahunda ni gahunda nziza cyane ya leta yo kugira ngo irinde ubuzima bwanyu bwere kujya mu byago ejo bundi usange namarira gusa, kandi nyamara wari ufite uburyo bwiza bwo kwirinda ukistayingira home gutya tukaba twiganira turya ka chat. Yes, uransanga na Instagram ndari turaba turi kuganira live ariko amana mutajya muza Instagram namwe kabisa na Instagram muraza ni Hot Time TV muri no tuganira kabisa 5/5 ibintu bikaba ari uburyohe ewana. Noneho reka tugaruke noneho muri tubwizanye ukuri mubwiza ukuri nje sinkunda abantu bambeshya ngire murabiza abantu tumenyeranye so wasanga nimbura umugabo uradusanga hasi muri comment tubwire uti ewana nje ira system nayibonye gutya, nimbura umugabo kaba mu iminsi nawe ewana ufite ikibazo cyo gufilinga ewana mu iminsi urabizi nta gacupa mu iminsi turi gufilinga iki agakoma mu iminsi turi gufilinga agakoma, nimbura gufilinga agakoma mu iminsi kabisa tubwire hasi uti kameze ute, life ya home imeze gute, ese bari gushiramo agasukari kenshi bimeze gute, umugore wawe yari kukubona gute yaraye kuko ikindi ngira mubwira no wenda sinzi ntago ntimubifate nk'ari gusesiriza ku bagabo, ariko I'm sure ko hari abagore benshi bari kunezezwa no kubona abagabo bari kugira ute bari gufilinga igikoma, kubera ko urabona nimba ari umugabo uri umusinzi urabyuka mu gitondo urajya mu kabari ugatekinga kamwe 2 bottles 3 abantu urumva ni danger mu iminsi kabisa. Ibiceri byabuze mu iminsi no kwicara mu rugo ubuze ukagira nago ricwa n'icyaka kugakoma, ariko uri kumva kameze gute. Abagore benshi barishimye kubera ko abagabo babo kabisa ngo bari kubyibuha nago wana bameze neza bari gutemba itoto wana zanda size kabisa mu iminsi ngibiro bimeze fresh my brothers, ni ibintu bigiye bikaze byiza kandi
noneho mbabwire jya wa muntu kabisa, wa muntu wamamagaye arambwira uti wanjye ngufitiye amakuru. Siku ntiyambwiye, yanshoneshejeho gato nange ngiye kubashoneshaho. Nzababwira full interview njyewe nibirangira bya covid muzabe muhabaye kabisa. Nzababwira byose ukuntu bigiye bimeze, ukuntu byari bimeze, bari histoire ya danger na amateka manini cyane muzumva kuri uriya munsi, brothers and sisters. Yesu waranda kubwira uti yambwiye, urumva wana baba sister beza ngo araba sister ngo kiganza murakizi. Muzi ibintu bijya biza mu kiganza umuntu avuye guhinga, murabizi kabisa. Ubu noneho ngo bari so tough, mwabwaga baba tough bacu ba mbere. Ubu noneho ngo dufite team, ngo tuzaba dufite ngo team y'abakobwa bari tough byatari, sinzi ubwo butafu nyine ngo yazansobanurira neza that time. Don't miss, izabiryoshye. So reka noneho kangende kwanza manze ngira ukundi kuntu bigenze, ndaza kugaruka muri part 2. Nugende brothers and sisters, kanda subscribe kwanza, wasanga no kuri abari ikibazo gikomeye. Ngiye murambabwira subscribe igihe cyose utayikanze ntabwo uzazibona content zanjye always nko kubishaka, ariko wayikanze biragufasha koko. Buri videos yose nchizo uri update tuyibona kabisa, tugatwika. Let's come back after certain minutes turi gutwika. Okay, goodbye, ciao, I love you so much.